Okay, twagarutse nanone tuje gukosora ikizamini cyakozwe ikarongi. Ibi ni ibisubizo byacyo ndetse n'ubusobanuro. Ntabwo bihagije kugenda ureba igisubizo gusa, ahubwo igihagije cyangwa ikihutirwa ni ugukurikirana ubusobanuro bw'aya magambo ku gisobanuro cya buri kibazo, kuko naje gusanga iki ngiki ari ikizamini cyatsinze abantu benshi cyane mu bizamini nagerageje kubaha, kandi ikizamini cyatsinze abantu benshi cyane nk'uko umwisanzuye, bisobanuye yuko no kuri tere buriya biba byarabateye kandi bikabatera ari benshi. Bivuze ngo iyo bene gutanga ikizamini babonye ikizamini cyateye abantu cyabihanije kweri nabo ubutaha barakigarura ahandi henshi cyane hatandukanye. Ubwo rero kanira ukurikirana ubusobanuro, ugenda ubika ahantu, wandika ahantu, fata ikayi n'ikaramu ugenda wandika ubusobanuro, wandike ikibazo uko ukibona, ufate pause kuri screen yawe, wandukura ikibazo cyangwa se sinzi uko urabigenza, hanyuma uhita wandukura n'igisubizo, kuko murabona ko nagiye mbisurinya. Ndagira ngo bitaza kuntwara umwanya mbabwira ngo igisubizo ni iki n'iki, aribyo ntazajya nanavuga. Hanyuma icyo nge nshaka no kubaha iki ubusobanuro. Wowe kurikirana ubusobanuro kugira ngo ubutaha iki kibazo ni cyiza, bagicurika bagihindura uko bashaka kose, uzamenye ngo iki kibazo cyaje kimeze gutya aha n'aha. Kubera iki? Kubera ubusobanuro. Ibi rero twebwe nicyo turusha babandi biga bakoresheje amakestionnaire. Wiga ukoresheje questionnaire ukabisoma gusa ariko ntushobora kubona ubusobanuro, ariko twebwe hano dufite ubusobanuro bwuzuye kandi bumeze neza. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere cyaravuze ngo utugarura rumuri turuhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa n'umweru, utw'inyuma tugasa n'umutuku, naho twavu tugasa n'umuhondo cyangwa icunga rihishije. Iyo ni ingingo ya 76. 75 yes niko ivuga. Ubwo nimba umuhondo usa n'icunga rishira utajemo, ubwo nyine nta kundi tugomba gufata umuhondo. Ubwo akenshi ukuntu bakunda kukibaza ababaza bari bamaze iminsi biharaje kubaza utugarura rumuri tw'inyuma musubiza umutuku. None uyu munsi bahinduye babajije hehe utwo mu mbavu cyangwa ariho mu mpande. Tugomba rero gusa n'umuhondo cyangwa icunga rishije. Mu gihe rero umuhondo n'icunga rishije tubibuze, tuzahita dufata umuhondo. Kabiri, ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo birimo biragenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ngo bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Ubundi bari basanzwe bibariza ngo bigaragazwa n'amatara ngaho inyuma sate, bigaragazwa n'iki inyuma. None uyu munsi bahinduye babaza ibigendanye n'ibipimo, ariko ubutaha bashobora kuzababaza uko ayo matara asa n'umubare wayo kuri ibyo by'ubuhinzi n'ibindi bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo. Ubwo ni bya kateripurari. Wowe uzahita umenya ko ari amatara biratukura inyuma ndetse n'ibangana bibi. Rero tugere ku kibazo cya gatanu, ndaza kugerageza kubibira irindi banga ku bigendanye n'amatara ndabyibuka. Hanyuma igisubizo mwakibonye ko ari A na B. Ku bigendanye rero nuko ayo matara asa, ntago biba bishobora kurenza, amatara agomba kuba ari abiri atukura, ariko ngo bitarengeje ibipimo bikurikira arizo metero 6 z'uburebure, kandi niyo birimo biragenda mu nzira nyabagendwa bitemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ubwo igisubizo cyabaye rero A na B. Nibyo byari ibisubizo by'ukuri. Ibyo byari ibibazo bibiri bya mbere bibanza. Mbere yuko dufata ibindi bibiri bikurikiraho, nagira ngo mbakangurire gukanda subscribe. Hari abantu batarimo gukanda subscribe kandi mbona ko ishuri ryacu ryakomeye, muri kubona ko ibintu bigenda bizamuka cyane. Ubwo rero wayo utari wakanda subscribe waba urimo uraduhemukira cyane. Kwiga ni byiza turabikeneye, ariko subscribe niyo ya mbere. Channel yacu yitwa Tsindira Provisoire vuba, nta wundi uyifite nta n'undi ugomba kuyiyitirira, ni yacu. Ntihazagire no gutuburira. Murabizi ko dufite imyirondoro ihagije, mushobora kutwandikira tukabaha ubusobanuro bundi butandukanye. Kandi ikindi, ushobora kugira ikibazo watubaza ku bigendanye n'amategeko y'umuhanda nk'uko mujya mubibaza, mukatubaza kuri email twabahaye kimwe na nimero ya telefone twabahaye. Ubwo rero nta gutinda, reka dukomeze. Icya gatatu kiravuga ngo imirongo yera iteganye n'umurongo w'uburebure bwawo igaragaza iki? Ahanyura amagare na velomoteri? Oya, ahanyura amagare na velomoteri hagaragazwa n'imirongo igizwe na kare n'ingirwamyashi y'ibara ryera. Ahanyurwa n'ingorofani? Oya, ingorofani zinyuzwa ku nkengero iringaniye n'umuhanda, iyo idahari izo ngorofani zikanyuzwa ku nkengero zegutse. Ese nahanyurwa n'ibinyamitende? Bya binyamitende nicyo kimwe n'aya magare? Ubwo sibyo, ahubwo cyabaye nta gisubizo cy'ukuri. Kuki cyabaye nta gisubizo cy'ukuri? Nuko imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo igaragaza ahanyurwa n'abanyamaguru. Ubutaha muzatore ahanyurwa n'abanyamaguru. Iki ni ikibazo gisangwa ku ngingo 111 ndakeka, mu bigendanye n'imirongo mu bimenyetso byambukiranya umuhanda. Hirya mu ngingo 111 rwose niho mushobora kugisanga. Ugahita umenya ngo
ahanyurwa n'abanyamaguru hagaragazwa n'imirongo yera iteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri, nyine ariwo nkunda ngewe kwiyitira ngo niwo bosi. Ubwo rero nta gutinda twahita dukomeza n'ikibazo gikurikiyeho, ariko nababwiraga yuko icyo kibazo kiri ku ngingo y'111 nibyo nari ndi kubarebera. niho giherereye ku gika cyaho cya gatatu. Rwose tudatinze twihute cyane tujye ku kibazo cya 4. Kiravuga ngo buri modoka cyangwa rumoroka ikuruwe nayo ngo bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi ngo rituma ryerekana ko umuyobozi wongeye ikimenyetso cy'ubitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso. Ese iri tara ni bwoko ki? Amategeko atubwira ku ngingo ya 22 ishyira 23 ko umuyobozi w'ikinyabiziga cyose kirengeje metero 6 z'uburebure ari we ugomba kwereka abagenzi be ko yabonye sinyari yuko bagiye kumudepansa. Reka mvuge mu mvugo zisanzwe z'ikinyarwanda gipfuye cy'ubu, ariko ubundi mu mvugo y'ikinyarwanda iravuga ngo ni ugomba kugaragaza ko yabonye ikimenyetso cyo ko bitegura kumunyuraho. Nuvuga ngo ingingo ya 21 tubwira ko umuyobozi wese ushaka kunyuranaho agomba kubyerekana kandi akabyereka uwagiye kunyuraho. Nuvuga ngo umuyobozi wese ugiye kudepansa, ugiye gucaho, arabikora agakoresha indangacyerekezo yahagiye kunyura. Hanyuma wowe ugiye kunyurwaho uri imbere uhita ubibona. Iyo ubibonye ngo wegera uruhande rw'iburyo rw'umuhanda utongereye umuvuduko. Iki kibazo nacyo baragikunze cyane uretse ko badaheruka kukizana, ariko muzakimenye niba kibabaza. Kivuga ngo umuyobozi wese ubonye ko bamukurikiye bagiye kumunyuraho agomba gukora iki? Agomba kwegera uruhande rw'iburyo rw'umuhanda atongereye umuvuduko. Noneho ahangaha rero nacyo nagira ngo nkubwire yuko umuyobozi wese w'ikinyabiziga kirengeje metero 8 za longere kuva inyuma ujya imbere niwe ugomba kugaragaza ikimenyetso cyo ko bagiye kumunyura. Icyo kimenyetso rero ikomeje ku ngingo 75 usanga bagiprononsoye bavuga yuko kigomba kuba ari itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa ahagana inyuma. Ubwo n'uvanga iyo ricangwe nyine biba ari amahoro, iyo ritacangwe ntabwo biba byemerewe kugenda. Nubwo wenda mutari mwabibona hano mu Rwanda ku makamyo cyangwa se n'ibindi binyabiziga birengeje 8 metre, ariko itegeko niko ririmo riratubwira. Ubwo nagira ngo mbasobanurire gutyo. Iryo tara rero icyo bari batubarije aho rijya inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubwo n'uvango ni buri modoka cyangwa rumoroka ikuruwe nayo bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi, si ubururu, si umuhondo, si icyatsi kijimye kimeze ukuntu, ahubwo ngo si n'icyatsi cyerurutse, ahubwo ngo ni icyatsi kibisi cya nyacyo kabisa. Ubwo rero iryo tara ngo rigomba gushyirwa inyuma kandi hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga kugira ngo berekane ko nyine icyo kinyabiziga cyabonye sinyari yuko bagiye kukinyuraho. Tuzakomeza tugenda tubona ibintu bitunguranye bisa nk'ibitangaje. Tukiri kuri ibyo by'amatara rero nagira ngo mbatangarize yuko mbere yuko dusubiza icyo kibazo cya 5 ni ikibazo cyoroshye cyane, nacyo ni kugendanye ngo kunyura ku binyabiziga uretse by'ibiziga bibiri birabujijwe hafi y'iteme y'umuhanda ufunganye. Ibyo birabujijwe kubera ko ni hato nyine hafi y'aho abanyamaguru banyura. Kirazira kuri zebra crossing kudepansa hamwe nabigishaga mu kanya hafi y'ibyo by'umuhanda bimeze nabi, mbese nk'umuhanda waracitse, mbese utu tuntu twose ko ari dutatu ABCD hose tubujijwe kuhadepansa. Ariko ngo batubujije kunyura ku binyabiziga bindi, ariko iby'ibiziga bibiri nibyo batatubujije. Ubwo bivuze ngo batubujije kunyura guhera kuri za rifani bira binyamitende 3 zira mwitangwa ni moto z'amapine 3 kandi ntazibaho, ahubwo habaho ibinyamitende 3 kuzamuka ibinyamitende ne amamodoka amakamyo ibintu nk'ibyo nibyo tubujijwe kunyuraho. Ariko ibi by'ibiziga bibiri ntago byo tubibujijwe kubinyuraho. Iki kibazo cya 5 nababwiye ko nkifashisha mu rwego rwo kubasobanurira amatara. Ubwo niyo mpamvu ikibazo cya 5 tugisobanuye huti kugira ngo mpite mbibiri banga kugendanye n'amatara. Ingingo ya 75 iratubwira ngo amatara ya buri kinyabiziga agomba kuba ateye ku buryo nta tara ry'urumuri rutukura cyangwa urumuri rutukura ryemerewe kugaragara ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga, kandi nta tara ry'urumuri rwera cyangwa umuhondo ryemerewe kugaragara ku ruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga uretse amatara yo gusubira inyuma naranga icyerekezo. Nuvanga amatara y'inyuma yose agomba gushaka andi mabara atari umweru ntabe n'umuhondo. Ubwo nuvanga agomba gushaka indi kureri. Haramutse agize amatara agaragara inyuma afite kureri y'umweru cyangwa se umuhondo atari ryo gusubira inyuma n'iranga icyerekezo, uwo muntu bazamwandikire. Kandi nawe ubwawe uri kubyiga ibi uramenye utazakora ikosa ryo kubashyira ikirahure cy'umweru inyuma ku itara ritari ryo gusubira inyuma ritaniranga icyerekezo. Ubwo n'uvango nagira ngo mbamenyeshe ko amatara y'inyuma yose aba agomba gusa n'ibara ritari umweru ntiribe n'umuhondo
keretse amatara abiri niyo yonyine yemerewe kuba yaba umweru cyangwa akaba yaba hondo, ariyo yo gusubira inyuma, cyo kimwe n'aranga icyerekezo byo muzi ku izina ry'ibinyoteri. Ubwo rero nagira ngo mbamenyeshe yuko ako kantu nagira ngo nkabibire nkaterekemo kari ku ngingo 75 niko kayitangira igika cya mbere. Hanyuma tudatinze rero icyo kibazo cya gatanu mwakibonye, namaze kukibasubiriza nagisubiyemo bihagije ko bibujijwe kunyura ku binyabiziga bindi uretse by'ibiziga bibiri hafi y'iteme ihora umuhanda ufunganye. Birumvikana umuhanda wabaye muto kuko ni ku kiraro hafi y'abanyamaguru banyura kuri zebra crossing twahabonye, cyo kimwe no hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Kumera nabi bashatse kuvuga niki? Ni nko gucika k'umuhanda cyangwa se ibinogo. Ikibazo cya gatandatu cyo kiraza kivuga ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri mu nzira nyabagendwa. Birabujijwe kugendesha ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroke zikururwa nabyo iyo ibyo binyabiziga cyangwa se mu gihe inziga zabyo zambaye inziga zidahagwa cyangwa zikururuka zifite umubyimba uri hasi y'isanimetero enye, ariko ibyo ngo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Uyu mubyimba bashaka kuvuga ni peseri y'ipine yari amapine adahagwa ya biriya bya katiripurari, biriya bipine bitagira inkonda y'aho bahagira. Ntabwo rero byemerewe ko ugendesha ibinyabiziga mu nzira nyabagendwa, ubigendesha mu nzira nyabagendwa bifite umubyimba uri hasi ya santimetero enye, mbese byaragiye bishonga bishira, ntabwo byemewe. Ayo ni amakosa. Ariko hari ibinyabiziga bitagomba gukurikiza iryo tegeko ryo kuba byagira umubyimba uri hasi ya santimetero enye, ngo ni ibinyabiziga by'ubuhinzi ariko bijya hatarenga kilometero 25. Ntabwo ari iby'ingabo bijya hatarenga 25 oya, nta nubwo ari n'ibinyabiziga bihinga ngo barekeraho gusa. Ibya gipolisi byo nta nibirimo, kuko ibinyabiziga bya polisi muzi ko biba muri ndakumirwa nabyo, ahubwo be yakabaye igisubizo. Ariko iyo bahita baterura akantu kavuga ngo ibinyabiziga bihinga bijya hatarenga kilometero 25, nibyo bidakurikiza iri tegeko ryo kugira amapine akururuka kandi adafite umubyimba ugeze kuri za santimetero batubwiye. Hanyuma twihuse cyane, icya karindwi kiravuga ngo, ikibazo cya karindwi kiratubwira ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki kimwe n'ibinyamitende by'ibitende 3 n'ibyinde bifite cyangwa bidafite na moteri ntashobora kurenza impera y'imbere y'ikinyabiziga. Birumvikana cyo kimwe n'ibinyabiziga byose ntabwo byemerewe gupakira ibintu ngo birenze umutwe w'imbere. Hanyuma impera y'inyuma ntishobora kurenza santimetero 50 ku magare, birumvikana ku mavelomoteri, ku mapikipiki na biriya bindi byose bitonya. Mu gihe twamaze kubona ko ibinyabiziga bigendeshwa na moteri, example nk'imodoka yo itemerewe kurenza metero 3 ku mpera y'inyuma y'ikinyabiziga. Noneho rero amagare na velomoteri n'amapikipiki na biriya byenenye na byose, cyane cyane biriya by'imitende 3 n'ine bifite cyangwa bidafite moteri, byo baratubwiye ngo nimba upakiye kuri rya ntebe yabyo ugasohoramo ibintu inyuma bikarenga ikinyabiziga, ntibyemerewe kurenza santimetero 50 ku mpera y'inyuma, mu gihe ku binyabiziga bisanzwe byo ari metero zitarenza 3. Noneho tugarutse hano gatoya, nagira ngo mvuge no ku binyabiziga bisanzwe. Nta kinyabiziga icyo ari cyo cyose cyemerewe gupakira ibintu ngo birenge, tuyite cyesari yeretse, birenge ikizuru, ngo birenge ikizu cy'imbere. Ntabwo byemewe rwose, kuko cyo kimwe yewe no ku binyabiziga bikururwa n'inyamaswa nabyo kirazira kuba wabipakira ngo urenze umutwe w'ibikuruwe wa biriya bintu nyine bikuruwe n'inyamaswa. Kuko urumva ari nko ku nyamaswa, inyamaswa nimba ari nk'ubwatsi upakiyemo cyangwa ibindi bintu bishobora kugenda bikora ku nyamaswa, nko ku ifarashi ikaba yananirwa kugenda igize ubusambo. Ariko turetse n'ibyo ntabwo binemewe. Ukajya kubona ukuntu nk'umuntu apakiye nk'amatiyo, apakiye amaferabeto, ibintu biragenda birereta imbere y'imodoka ku kizuru. Ntabwo biriya bintu byemewe, bajye bahita babandikira ndetse byihuse cyane. Nkunda kubibona za Nyabugogo n'ahandi henshi cyane, ukabona nk'umushoferi anyuza afite agahirigisi, ugasanga afite dina cyangwa se dayihatsu, ugasanga yapakiyeho ibintu birarenga ku kizuru cy'imbere. Kuki mutabandikira? Abakozi bafite yasha rero nibo babaduteza, kandi amategeko ubundi adutegeka guhita twakabandikiye. Twihute cyane rero, ubwo ntabwo byemerewe kurenza santimetero 50 ku mpera y'inyuma y'igare, velomoteri, pikipiki n'ibinyamitende 3 n'ibinyamitende 4 byaba bifite cyangwa bidafite moteri. Imbere ntikiraziraho cyo kimwe n'ibindi binyabiziga n'itegeko bisangiye. Hanyuma ku mpera y'inyuma ho ngo ntabwo byemerewe kurenza santimetero 50 ahagana inyuma kuri iriya ntebe nyine usaguye ku ntebe. Intebe ubwayo ubwo ni ikinyabiziga, noneho inyuma y'intebe kuri tuyite nk'akabagaje wakongeraho ntiwarenzaho ibintu birenga santimetero 50, mu gihe ibinyabiziga bisanzwe ari metero zitarenga 3 ku bintu birebire bidashobora kugabanywa. Ibyo ni ibintu bidusanga ku ngingo 63. Hanyuma ibyo by'amagare, velomoteri n'ibinyamitende biri hejuru yaho gatoya, uhageze uhita ubibona.
Tudatinze tujye ku kibazo cya munani kiri guhita kitubwira ngo igice kirenga ku biziga by'imbere ku kinyabiziga ni metero 270, hanyuma iby'inyuma ni metero 350. Bivuze ngo A na B ni ibisubizo. Ese ibi ni ibiki bashaka kuvuga? Urabona amapine cyangwa se diff cyangwa umutambiko kiri imodoka ihagararaho cyangwa yicaraho, kiragihuza amapine y'uburyo n'ay'ibumoso, icy'imbere kirazira ko wagikurura ukakigizamo katikati ugishyiramo hagati ugihungisha imbere, hanyuma urwanya rusaguka imbere ikaba yashinga amazuru, hakaba hari umwanya urenga metero 270. Aho kugira ngo umwanya urenga metero 270 wakagikuruye ukacyegereza hafi handi neza ku kizuru. Ubwo murabyumvise. Noneho inyuma rero hamwe bapakira mujye mubona iriya mitambiko cyangwa ari amadifu y'inyuma ariho ibiziga bine n'ibiki byose cyangwa kimwe gihuza ipine ry'iburyo n'iry'ibumoso cyuma, ntabwo byemerewe ko icyuma cya nyuma cyangwa icy'umutambiko wa nyuma urufunzeho ibyo biziga inyuma hagomba gusaguka plus cyangwa umwanya urenze metero 350. Muzarebe nko kuri za bisi za Onatara ko muzavuyeho za kera wasangaga zifite urwanya rurerure, ariko urwanya rwabo rurerure rwagira ahagana inyuma ntabwo rwabaga rwemere kurenza metero 350, mu gihe imbere kiba kitemerewe kuba cyasagurayo metero 270 kuko cyashinga amazuru rwose. Ikibazo cya 9 ngo ku binyabiziga by'ingabo z'igihugu ikimenyetso cy'umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kigomba kugira gishyirwa inyuma ku ruhande rw'iburyo. Ntago ari iby'ingabo z'igihugu gusa, ntago ari iby'ingabo z'igihugu gusa, ahubwo n'ibinyabiziga bisanzwe bya gisivile nabyo birengeje toni 5 biba bigomba gushyirwaho kiriya cyapa cyerekana umuvuduko, nabyo icyo cyapa kiba kigomba gushyirwa inyuma ku ruhande rw'iburyo. Ubwo rero n'iby'ingabo z'igihugu nuko. Icyo ni ikibazo dusanga ku ngingo ya 29 igika cya 4 cya 5 cya 6 ukabisoza neza naho usanga ibipimo by'icyo cyapa. Hanyuma icyo kibazo cyo hejuru cya 8 hari abashobora guhita bageraho dute kubera ko ntagifatiye umwanya munini kuko iminota muri kubona ukuntu iri kutwirukansa. Reka mbarangiraho mwagisanga ariko nta bundi busobanuro mwasangayo. Ni ku ngingo ya 57 igika cya 4 cyose mukige murasangayo ibintu bijyanye na maxa n'ibindi bya 65% n'ibindi mubasha kubisobanukirwayo. Twihuse cyane rero tuvuye ku kibazo cya 9 tugeze ku kibazo cya 10. Icyo kibazo cya 10 rero cyo nshatse nta n'ikintu nanakivugaho kuko ni ikibazo kimaze kurambirana kandi mu bantu benshi cyane ntago mukica, ahubwo ndagomba ganirire. Nagira ngo batangarize ko iki kizamini nongere mbisubiremo cyatsinze abantu ku rwego rwo hejuru. Uretse abanyeshuri 4 nagihaye baza gutanga, nsanga umwe afite 15, babiri bagira 13, umwe agira 12, abandi bagira 8. Yewe hari n'abagize 4, hari n'uwagize 2, hari n'uwakozemo kimwe. Ubwo iki ni cyerekana ko ese ko noneho mwe mwabikoze muri freedom, nta muntu ubahagarikiye, uri muravuna umuheho ukiyongeza undi, uri gusoma ukabanza ugafata pause. Yewe hari n'abasimbukira mu igazeti cyangwa babanza gusubira mu bigugu bakabanza bakabikorera research, byagutsinze. None ubwo wibwira ute ko bari bicaye muri stade? Ntabwo ari stade mu ikarongi bakorera ku ntara, ndakeka ariho bakoreraga mbere, nimba ariho bakorera simbizi kuko stade ya Karongi niba hari yitwaga Gatwaro. Stade Gatwaro yarasenyutse bahubatse ibitaro maybe sinzi. Donc ni ukuvuga ngo abari bicaye muri stade cyangwa hatangiye ikizamini muri sale y'ikizamini, urumva bo barashubije iki? Iri ni ibanga rya provisoire. Ushobora kugira amahirwe wowe uzakora ejo bundi wakorera wenda Gakenke cyangwa ugakorera hehe cyangwa se na za Kamonyi, kuko namwe muri hafi gukora, ukajya kubona ukabona bazanyemo nk'ibi ngibi 6 bikomeye by'ibikura nkota. Ariko ubu ntibigikomeye kuko urubore namaze kurukuramo, namaze kubereka tekinike zose, namaze kubereka ibisubizo, namaze kubisobanura. Nawe ubwawe hari ibyo wagiye usubiza urimo uragenda wise kuvuga uti kweri hano iki nakishe koko, wakagombye kwiseka, sibyo? Ubwo rero nagira mbabwire ngo ibi bintu by'ibibazo mu bitindeho cyane. Ugifite gushidikanya ko magambo akomeye, narababwiye ngo nyandikira kuri 0785322021 nkoherereze link irimo amategeko y'umuhanda atangira igazeti avuga ngo iyi ngingo yini cyangwa se ijambo riniri makuzungu, umukozi ubifitiye ububasha, isangano, inkomane, urusisiro, amagambo nk'ayo ngayo ubashe kuyasobanukirwa, hanyuma ubyinjiremo neza. N'abakeneye kwiga umuvuduko urambuye, n'abakeneye kwiga kubisikana no kunyuranaho, n'amasomo yose agendanye n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga yose ariho, wanyandikira nkaguha link nyuma ukabona kuja mu bizami. Cyangwa weho wamaze gufatisha ujya mu bizamini nk'ibi byose, shyiramo imbaraga, reka gusubiza ukina. Nimba utarabona akanya, fata iminota 10 usubize ibibazo 3, ufate pause ugende,
ugaruka uvuga uti nengeze ku kibazo cya gatatu reka nongere nkisubukure, gutyo 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 gutyo. Hanyuma rero ibintu bikugendekere neza cyane, apana ibintu byo gupfa guhubuka ngo bigire umuhango. Iri ni ishuri rikomeye cyane kandi risaba kwigana n'umutimanama wawe. Iki kibazo cya 10 rero iminota yacyo twayimaze, kiravuga ngo amatara ndanga agomba gucanirwa rimwe n'amatara akurikira. Mbese ni amatara ashobora kuba yacanwa ugasanga yose ari ku modoka arimo arakira icyarimwe. Ni amatara yo kubisikana n'ay'urugendo cyo kimwe na kamenabihu. Kamenabihu n'udutara tuba dufunze ku kizuru cy'imbere cy'imodoka hagana imbere, tureba imbere. Abenshi bakunze kwita ngo ni spotlight, ariko ntabwo ari spotlight. Spotlight ni amatara yihindukiza cyangwa se amatara akora muvuma, ariyo matara ashakisha. Tuzayiga muzika isomo ry'amatara, ndi kuri bategurira rimeze neza cyane, narabibemereye nzabibazanira vuba hanga. Ubwo rero nuvango ayo si yo rero. Kamenabihu n'udutara ahubwo ku batatuzi n'udutara tuba ku modokari zitwa amaso y'inyana. Zira amaso y'inyana rero bita amaso y'inyana niyo matara kamenabihu. Kuko nibitegereza neza uzasanga kuri ayo maso y'inyana wa mugani hari ibindi bitara bibiri bihari, ariyo magufi n'amaremare. Utwo rero twiswa amaso y'inyana nitwe twitwa kamenabihu. Twongere tugaruke mu bigendanye bitari nk'ibyo moderne. Nissan Patrol. Nissan Patrol uzasanga imbere hari amatara birafunzeho, cyangwa se zino modokari zifite igiparisha kayagana imbere icyari cyo cyose. So ariya niyo bita amatara kamenabihu. Hakaba rero n'amagufi n'amaremare yo asanzwe akaba yakira rimwe na ndanga. Ubwo ni ukuvuga ngo amatara ndanga agomba gucanirwa rimwe nayo kubisikana n'ay'urugendo. Ubwo kubisikana na magufi, ay'urugendo na maremare. Nkwibutsa ko udashobora gucana amatara maremare utacanye amagufi, kuko amagufi avuka mu maremare avuka mu magufi. Ni ukuvuga ngo nta hantu hari ntuza switch cyangwa se akabuto ushobora gukandaho ngo amatara maremare yakutigeze ucana amagufi, oya kirazira. Rero ubwo nuvanga iyo wagejeje kuri level yo gucana amatara maremare none bikageze no kuri level yo gucana kamenabihu, shatse kuvuga ko kamenabihu yikeneye, kuko kamenabihu ifite imbaraga ziruta maremare. Noneho wari wakeneye ndanga wazicanye ugira ngo ugaragaze ubugari bw'ikinyabiziga. Ukubisaho amagufi kugira ngo wiboneshereze, ubona biranze. Ukubisaho maremare nabyo biranze bitabaje kamenabihu. Bivuze ngo kamenabihu igomba kwaka izisangamo ndanga yasanzwemo na magufi, amagufi agahita akurura amaremare nayo akaza akurikiwe na kamenabihu. Tudatinze cyane, amatara maremare nayo kubisikana, iki kibazo nacyo twakiririye umwanya kandi ni ikibazo kiryoshye cyane kigora abantu. Nababwiye ko ari ikibazo gisaba kugicika kugira ngo ugisobanure. Turakihutisha cyane ngo amatara maremare nayo kubisikana ategetswe gukoreshwa gusa iyo umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye kandi kigeze ahategamye ushobora kurenga ibirometero 20 mu isaha. Iki nacyo ni ikibazo kibyagiye hariya ku ngingo 75 niho cyituriye. Abantu benshi cyane ntago bakizi ko gihari, ariko kirahari. Ni ku ngingo 76 hakurya y'imbonerahamwe 75 ndakeka 76 naho ngaho ni mu matara, aho bakubwira yuko ngo amatara maremare nayo kubisikana ngategetswe gukoreshwa gusa umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye kigeze ahategamye n'ahantu hadaterera. Of course ushobora kurenga ibirometero 20 mu isaha. Ibi bintu ntushobora kubyumva, birashoboka ko waba warabimize ku buryo na polisi cyangwa n'abandi babaza ibizamini bakikubaza ugahita utora kilometero 20 mu isaha. Ariko ushobora kwibaza uti izi 20 mu isaha zisiguye iki, ko nabifashe mu mutwe ibintu nabifashe kuko ari bigufi ariko sinsobanukiwe. Dore ubusobanuro rero. Baratubwiye ngo amatara maremare nayo kubisikana, nkwibutse ko ayo kubisikana ariyo magufi, hanyuma maremare niyo yahimbwe rya zina rya kabiri rya y'urugendo. Amaremare kuki bayisa y'urugendo nuko uyacana uri wenyine mu rugendo nta wundi muntu bangamiye. Amagufi kuki bayisa yo kubisikana nuko uyacana ugiye kubisikana na mugenzi wawe ngo utamuhuma. Ako ni kamwe karabanje karinjiye. Noneho kuki aya matara batubwiye ngo amatara maremare nayo kubisikana ategetswe gukoreshwa gusa umuvuduko w'ikinyabiziga kidapakiye kandi kigize ahategamye ushobora kurenga ibirometero 20 mu isaha. Itegeko riratubwira ngo kugira ngo byumvikane reka tubicurike. Reka mbisobanure mbicuritse. Ikinyabiziga cyose kitarengeje kilometero 20 mu isaha si itegeko gucana amatara maremare n'amagufi, kandi kigakomeza kikagenda kuko 20 km/h zizuzura ruko imodoka igenda. Ubwo nimba ufite urushinge ruri muri 5, ruri muri 10, ruri muri 15, ruri muri 20 rutarengaho, si itegeko gucana amatara magufi n'amaremare haba nijoro haba igihe icyo ari cyo cyose cyo gucana amatara. Iyo kigeze si ngombwa ntutegetswe gucana magufi n'amaremare igihe cyose bigaragara ko utarengeje umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha kuri bene biriya binyabiziga ngo bidapakiye. Uranyumvise neza? Bishatse kuvuga iki? Uramutse ugize pane ukagira ibyago mu nzira, amatara akaguhiraho uri nko muri Nyungwe, urumva uzaparika muri Nyungwe kweri nka saa 3 za nijoro? Nyungwe muziko nta matara yirimo. Ubwo uzaparika
Oya, itegeko ritubwiye iki? Itegeko riratubwiye ngo uzagendera ku muvuduko utarenze kilometero 20 mu isaha. Kubera iki? Nuramuka ugenze umuvuduko urenze kilometero 20 mu isaha, itegeko rizahita rizakubwira ngo amatara yo kubisikana nayo rugendo ategetswe gukoreshwa. Kuki ntegetswe kuyakoresha? Kuko narengeje umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, sibyo? Bivuze iki? Bivuze ngo ntarengeje umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, nta nubwo nanategetswe gucana aya matara. Ndakeka noneho byumvikanye. Iki kibazo noneho muzajya mugisoma kimirika, kiragira kiti: amatara maremare nayo kubisikana ategetswe gukoreshwa gusa iyo umuvuduko w'ikinyabiziga byumvikanye. 13 ngo iyo romoroke ziziritse ku binyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, mu gihe uburumbarare bwayo mu byimba w'iyo romoroke of course cyangwa by'icyo kintu bituma itara ry'ikinyabiziga gikurura ubwo itara rya gare, itara rya velomoteri niyo pikipiki idafite, mbese zino moto zisanzwe dutega za 500, ngo itara ryabyo ngo ritagaragara kuva bwije kugeza buke, cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibu cyangwa cy'imvura nyinshi biba bitagishobotse kubona muri zira metero 200, ngo zigomba kugaragazwa. Ese zigaragazwa n'inki? Ni za rumoroke. Ngo inyuma bashyiraho itara ryera ritabaye umweru rya umuhondo, cyangwa se rigasa n'icunga rishije, rishyirwa inyuma kuri za rumoroke. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko igihe cyose uzaba utwaye igare, ari abantu bumvishe basomye hano bahita baseka ngo kuko mana ngo ureze ngo igare rigira rumoroke, undi navuga ngo ubwo se moto yagira rumoroke. Yo njye ngeze aha ngaha abantu bakabivuga gutyo ndaseka cyane rwose. Buriya niyo ngorofani nuko tutabona aho dushyira rumoroke, nayo yayigira. Nta kinyabiziga na kimwe kitemerewe gukurura rumoroke, uretse ko igazeti ijya hari ukuntu isa nk'iyivuguruza ku ngingo ya 70 hagati bavuga ngo ikinyabiziga ipikipiki ifite akanyabiziga kurane ngo ntishobora gukurura rumoroke n'imwe, ariko nanone hari igihe utongera ukabona aho bavuze ko ikurura santimetero 30. Ubundi nta kinyabiziga na kimwe kitemerewe gukurura rumoroke. Ubwo rero igare rikurura rumoroke ifite ubugari ndetse butarengeje santimetero 75, moto yikurura ifite ubugari butarengeje metero 1.25, yewe ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande ni santimetero 30 rumoroke yayo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo rero uvanga igihe cyose rumoroke ikingirije itara ry'igare, irya vero, iry'imoto, iyo rumoroke uburumbarare bwayo bukaba bwakingije iryo tara kuri rumoroke nyuma bagomba gushyiraho iryo tara. Namwe muri kureba ku kibazo cya 12. Twihuse cyane tugeze ngo mu mijyi kimwe no ku mihanda y'igihugu igenwa n'iyo mu minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko isanzwe bafungaho amapine 4, uburemere bwabyo ntiburenga ingero zikurikira ku binyabiziga bifite imitambiko 3. Hano kino kibazo cyaje kivuguruye. Twari tumenyereye ko bakunda kwibariza ngo uretse mu mijyi, ngo ku yindi mihanda uretse. Noneho direct uyu munsi baje batwibariza mu mujyi ndetse no ku mihanda yindi y'igihugu minini. Ubundi bajyaga batubaza imihanda midogo, batubyaga bagira ngo uretse mu mijyi, bagahita batwibwira ngo ibinyabiziga bifite imitambiko 3 ngo ha tarimo makuzungu, tugahita dutora 16. None uyu munsi bari kutubaza ngo mu mujyi noneho ibinyabiziga bifite amapine ya toni ifite imitambiko 3 bitwara toni zingana, toni 24. Ndagira ngo mbisubiremo byose. Ni ingingo 67 ndakeka, niho mu bwikorezi mu buremere ntarengwa, ndakeka naho ngaho hafi aho. Si ngombwa ko tuba twahabasomera, ariko ni na ngombwa ko muhamenya. Hari abapinzi benshi cyane baba bakeneye kumenya ngo igazeti ngo yererere ibi nibi. Ubwo rero muherereye musimbukire murebe. Twabashijwe imihanda ya mbere aho batubwiye ngo mu mijyi kimwe no ku mihanda y'igihugu igenwa n'uwo mugabo cyangwa mu minister, ngo uburemere n'ibiki byose ngo ku binyabiziga bifite imitambiko isanzwe ifunga amapine 4. Mbere na mbere hano bari kutwigisha axle zifunze amapine 4, ibiziga 4, bibiri bifatanye hano na bibiri byo hirya wabiteranye bikaba 4. Rero umutambiko umwe ufungwaho ibyo biziga utwara toni 10, imitambiko 2 itwara toni 13, hanyuma imitambiko 3 itwara toni 24, ndetse akantu kameze nka entre parenthèse kakaba kavuga ngo ikamyo iyo ari yo yose ntishobora na rimwe gutwara ibintu birenze itoni 53. Bishatse kuvuga yuko rero uburemere bwinshi ku makamyo ari yo yose ku mihanda yacu ari toni 53. Ariko iyo ugiye mu mategeko mpuzamahanga dukurikije ibyo dusanga tuvana mu badeklara, tuvana mu bwikorezi busanzwe mpuzamahanga bwa East Africa Community,
hari aho numvise bavuga ngo niba ari toni 35 ngo nta kamyo yemerewe gukandagira ku mihanda yo muri East Africa irengeje toni 35, ariko ibyo ngende simbizi, ngende kukwigisha ibiri aha ngaha. Ntuzasubize 35 mu kizami, uzasubize 55 ku ikamyo iyo ariyo yose. Hanyuma icya kane 14 kiravuga ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyo kimwe n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ngo ntago byemerewe gukurura ibinyabiziga birenze 2. Aka kantu narakababwiye, ndaza no kubashakira igishushanyo cyacyo vuba aha ngaha nkibahe, no muri test nabahaye ubushize cyajemo. Ibaze rero aho nabahaye test kikaza, none uyu muvandimwe akaba yahise agenda akagera Ikarongi bagahita bakimubaza. Ndakeka iki cyatarakishe. Uretse ko nubwo nakomeje kuvuga yuko ibi bizamini babajije Ikarongi, bino bibazo babajije Ikarongi byari bikomeye, ariko we naramukosoye insanga yagize amanota menshi cyane rwose, mu manota agera muri za 15 16. Uretse ko yanze kwemerana n'ubu ngubu agifite urwikekwe. Ubwo rero urumva ko iki kibazo mu byo yakoze kiri imbere. Mbere yuko dukomeza n'ikibazo cya 15, reka tugisunike kigireho imbere muhite mukibona. Ndagira ngo nyamuneka manze mbasaba iki kintu, subscribe. Ubaye utarakoze subscribe ukaba wiga ibintu byacu, utarasubscribinze wa mugani wa babandi byananiye, ngiye nyubirwa n'icyabananiyemo, waba uri kutwiba n'ukuri. Kora subscribe ndetse udufashe ubisharinge kuri bagenzi bawe. Hari abantu njya mbona bafata link zacu n'umutima mwiza wose bagahita bazikubita kuri status zabo za WhatsApp. Ibyo bintu biratwubaka cyane, biradushimisha. Namwe rero mwakagombye kubidufashamo mukabikora. Kubera iki? Ntago ari ukugira ngo wenda ngo tugire abantu benshi, ngo tubone abantu benshi cyane ngo badukurikira, ahubwo tuba tugira ngo abanyarwanda bave mu bujiji. Uza amafaranga ahira mu mastade mwagiye gukora mutarize. Nawe n'ubu turi kwiga ushobora gusanga hari umuntu urimo araseka avuga tuzi ko agera mwarimu yanyeretswe. Kubera iki? Hari umuntu umaze gukora 2 3 avuga ngapfa ngo banditse bakwandika agakubitaho bitaravati nzayibona gute wirirwa mu kazi. Nimba wirirwa mu kazi wakagombye gukabyaza umusaruro mu gihe ubonye agapoze. Ubwo niko navugaga, ntabwo navuga akazi nyine ni akazi. None iyo ubonye agapoze, mwese muzagura ama headphones narabibasabye, cyangwa se ama ekuteri. Abantu bafite telefone za smartphone, ushyiramo ekuteri, warangiza ugafungura YouTube yawe, ugahita ufungura iyi link nkoherereje, warangiza ugakora iki? Ukiga. Kwiga ni gute? Uklikaho, warangiza ukarambika telefone hara cyangwa ukayishyira mu mufuka cyangwa se imbere, ukagenda ukurikirana wumva audio nimba udafite umwanya wo kurebaho. Bibaye byiza wakagombye kwiga unarebaho kugira ngo umenye n'imyandikire y'ikizamini uko kiba giteguye gutyo. Ariko ubashije kuba nta mwanya ufite, wakagombye gushyiramo headphones mu matwi ugakurikirana ukumva ubusobanuro ndi kugo. Ubwo uko murumva mba ndi kubashuka. Ngewe bizambabaza kongera kumva umunyarwanda agiye gukora ikizamini ngo ntari nasomye gusa. Uwasomye gute kandi umwarimu ari hano ari kuguha ubusobanuro? Ubwo rero ni amakosa. 15 iravuga ngo ihindura ryose rikozwe ku cyapa kiranga ikinyabiziga birumvikana ngo rigomba kumenyeshwa umutwe wa polisi ushinzwe umutekano mu muhanda. Reka polisi y'igihugu n'ubundi ANB ni kimwe. Ibiro byatanze icyo cyapa, yewe iki kibazo nta muntu cyananira, ni ibiro byatanze icyo cyapa. Ubwo we ntubyumva koko? Ibiro byatanze icyo cyapa, ubwo bivuze ngo icyapa nyine kiranga ikinyabiziga ni plate cya plaque ya. Ubwo ikigo cy'u Rwanda cyo mu Rwanda gitanga plaque cyangwa se nimero ziranga ibinyabiziga, ibyapa biro nimero ziranga ibinyabiziga ni Rwanda Revenue Authority. Ubwo uhita ujyayo nyine bagahita bakubwira ngo turaguhinduriye cyangwa se bigenze gutya. Rero nagira ngo mbabwire yuko irindi banga nta rindi ni ukwiga amasomo kayarangiza. Byaba na ngombwa ukanabisubiramo kenshi gashoboka, ukongera ugasubiramo, by'umwihariko nk'ibi by'ibizamini rero tuba twavunitse tujya kubahigira, wakagombye kubibyaza umusaruro nawe ubwawe ukavuga uti kweri ndizi. Kandi warangiza ukabikangurira na bagenzi bawe, ukababwira bakabikina bakabyumva. kandi ntibabikine gusa, ntimubikine gusa ngo mubirambike aho ngaho gusa, ahubwo mujye munabyiga, mugerageze gushyira mu nyurabwenge, muvuga ibi bintu uyu muntu biba byamuraje amajoro, biba byamwirije amasaha umunsi izuba yirirwa yirukanga ku masitade habereye ibizamini ngo tubashe kubona ibizamini byakozwe. Ubwo rero ntimwakagombye kujyaho ngo mubyice uko mubonye ngo mukirikeho iminota 5 gusa ngo ubuvuyeho ngo ugiye ahandi. No, ibi bitandukanye na ya mavideo yose yo ku YouTube mwirirwa mubikina hataho. Ibi ngibi ni ibintu bisobanutse cyane nkuko namwe musobanutse kandi muba mwabiteguriwe n'abantu dusobanutse. 16 mwayibonye ko yabaye B, ariko ndagira ngo nyibigishe. Ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa idatonoye, ipamba, ibishari byatsi bishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye
uretse amapaki afunze ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bya metero 275. Ubundi imizigo muri rusange, reka mpere ku bugari bw'ikinyabiziga. Iyo bavuze ubugari ni ukuva ibumoso ujya iburyo h'ikinyabiziga. Rero ubundi ubugari bupime mu butambiko ubwo ari bwo bwose ku kinyabiziga, igazeti twibwirira yuko butarenza metero 2 na santimetero 65. Noneho ubw'imizigo rero, imizigo birumvikana ibigomba kuba indani mu kinyabiziga. Ikinyabiziga iyo bagipakiye imizigo igomba kuba irimo hahandi muri 265, ariko nayo ikaba ifite ibipimo byayo. Ngiyo ari imizigo igizwe n'amapaki afunze cyangwa se n'ibintu bihambiriye, ngo ntabwo iba yemerewe kurenza metero 250 z'ubugari. Bivuze ngo ishobora kugira metero 2, ishobora kugira 1.50, ishobora no kugira santimetero 50, ariko ntiyagira 2.50 n'ibice. Oya, iyo ni imizigo igizwe n'amapaki afunze. Hanyuma iyo igizwe n'imizigo y'amapaki adafunze cyangwa se sorry y'ibintu bidahambiriye, urugero batubwiye ngo nk'ibinyampeke, ubwo ni uburo, ingano, ibintu nk'ibyo ngibyo bavuye kwahira gusarura. Ipamba idatonoye bwira cyari ku bishami byayo n'ibiti. Ikawa idatonoye, ikawa n'ipamba idatonoye byaracurikiranye, nta kundi ariko ipamba niyo idatonorwa. Hanyuma ibishara n'ibyatsi, ibishara murabizi ni birabyo n'amakoma yumye cyangwa se ibishangara niko mu majyepfo igice kimwe babyita. Ibyatsi murabizi, ibishami ubwo ni ibintu bakuruye ku giti hejuru, n'ubwatsi bw'amatungo. Ibi byose iyo upfuye kubirambika mu modoka ari uko ubonye itegeko ritari kwemerera yuko wabigeza kuri 2,75 cm cube, not centimeter cube, but centimeter only. Noneho centimeter. Noneho iyi mizigo ifite metero 275 z'ubugari igizwe na biriya bintu bidahambiriye, biranemewe ko yatubuka ikagenda ikageza ku bugari bwa metero 3. Ariko si cyo twe twabajijwe. Igihe tuzasubiza metero 3 ni ryari? Ni igihe bazaba batubajije ngo iyi mizigo igizwe n'ibi ngibi, hanyuma ikabijyanywe mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho bayipakiriye. Nibwo usibye mu rusisiro, nibwo itegeko rihita rikwemerera yuko iyo mizigo yageza ku bugari bwa metero 3. Ariko ukibeshya ugakozaho umugozi, direct ugomba kubikanda bigahita bingana na 2.50. Impamvu babyemereye kugeza kuri 2.75 ishobora no kugeza kuri 3 nuko bidahambiriye kandi bitagizwe n'amapaki afunze. Amapaki afunze ubwo ni imifuka n'amakarito n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Namwe muri bakuru rwose ntabwo umuntu aba agomba gusobanura ibintu byose mumuvunisha gusa. 17 umuyobozi wese ujyana mu muhanda igihe ubugari bwabo budatuma anyuranaho nta nkomyi, ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba uko ubutaka bumeze. Sibyo? Nicyo cyari igisubizo. Ntabwo abanza kureba umuvuduko w'abanyamaguru kuko nta ushinzwe n'ubugari bw'umuhanda. Si cyo kibazo n'umubare w'abanyamaguru, reka si kibazo, ahubwo agomba kureba uko ubutaka bumeze. Ubwo igisubizo cyabaye D, cyari kuba iyo bavuga ngo kureba uko ubutaka bumeze. 18 tutayitinzeho iravuga ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigenda kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bashoroye n'uriya mwarimu cyangwa se bari muri gahunda zabo, ngo iyo bidashobora kubona muri metero 200 bigaragazwa n'itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso imbere, naho inyuma n'itara ry'umutuku ritwariwe aho ngaho nyine nkaho. Iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'udutsiko, nuvuga ngo kino kibazo nacyo ni igikaceri. Kino kibazo twe tukimenyereye ko bakitwibariza muri hangana, twe tumenyereye ko bakitwibariza batubaza ikiranga ya mirongo cyangwa za mperekerane z'abanyamaguru n'abasirikare n'abanyeshuri bari kumwe na mwarimu washorewe n'umwarimu. Yes, twe tumenyereye ko bakunda kutwibariza nk'imbere ngo kwisonga haba hari abantu barenze umwe, ngo uw'imbere atwaye itara ry'urumuri rwera rimurika nyine ryerekeza imbere ngo ku murongo ugabanya umuhanda mo kabiri, hanyuma ngo inyuma hari itara ry'umutuku. Bakatubibariza bakabicurikanga bashaka kutwumvisha ukuntu inyuma nyine ngo nayo hajya y'umweru, tukaba twitoreye A, cyangwa se tugasanga A bahise umutuku, bavuga umutuku w'imbere, inyuma bagahita bavuga umweru, bikaba bibaye nta gisubizo. None uyu munsi bagaruye batwibwirira ukuri kwa nyako mu kibazo, sibyo? Ahubwo bagaruka batubwira ngo impande z'iyo mirongo n'utwo dutsiko ngiyo birengeje metero 6 bigenda gute. Noneho rya tara rimwe ryari ritwawe na wa muntu uri kwisonga imbere n'undi uri kwisonga inyuma rivaho. Noneho impande rero z'iyo mirongo iyo yarengeje 6 metre, ahagana imbere n'ahagana ibumoso nyine hegera ibinyabiziga cyo kimwe n'inyuma haba hagomba kunyanyagiraho amatara y'umweru cyangwa umuhondo cyangwa se asa n'icunga rihishije mu gihe yarengeje metero 6. Sibyumvikanye mwuka byaramwe, reka nsubiremo. Mu gihe iyi mirongo y'aba banyeshuri n'abari abasirikare irengeje metero 6, itegeko ntutangare ngo kutarabibona, ibintu byose utarabona suka atari ukuri. Ahubwo itegeko riratubwiye ngo iyo birengeje metero 6 z'uburebure aba banyamaguru baho, impande zayo cyangwa se z'utwo dutsiko ziba zigomba kugaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi, cyangwa amatara yera nyine, cyangwa se amatara y'umuhondo menshi, cyangwa se n'icunga rishije menshi azengurutse nyine aho ngaho ku mpande n'impande nyine.
nibyo ngibyo bishatse gusobanura. Hanyuma nta na rimwe abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa kuhahagarara keretse mu bihe bikurikira. Iyo bashaka kwambukiranya umuhanda, reka iyo umunyamaguru agiye kwambukiranya umuhanda bagomba kwirukanka agaca, akirukanka agatigita agatibika akirukanka. Ntago iyo umunyamaguru agiye kwambukiranya umuhanda ahagarara mu muhanda. B, hari impamvu nyakuri biteye, iyo mpamvu rwose ndayemera ngewe. Iyo mpamvu niyo yonyine ni nako igazeti ku ngingo 48 mu banyamaguru ivuga. Hanyuma ngo habaye impanuka, ntuzi ko habaye impanuka nyine urumva yaba kimarikiyeho ngaho. Iyo habaye impanuka nyine baba bagomba guhita bamutwara kwa muganga. Kandi iyo habaye impanuka ntago abantu bahagarara mu muhanda. Hano bari kutwibwira ngo nta na rimwe abanyamaguru bashobora gutinda mu muhanda cyangwa kuhahagarara. Ntago ari ku. Mwibuke ka kantu kitwa mu na ku. Abanyamaguru bemerewe kuba bahagarara ku muhanda, ariko noneho aba ari insidi ihambaye. Kuki noneho uyu munyamaguru we bamwemereye gutinda no guhagarara mu muhanda ngo hari impamvu nyakuri iba yabiteye. Ingingo 48 nk'uko bitwibwirira. Ese dushobora gukora research yacu tukamenya ese niye impamvu nyakuri ishobora gutuma umunyamaguru atinda mu muhanda, nimba koko habaye impanuka ntatindemo, yabagiye no kwambukiranya umuhanda ntatindemo, noneho itegeko rikwarije ritwibwirira ngo hari impamvu nyakuri biteye. Mu by'ukuri ubwo hari impamvu ihari, ubuye tuba turebana ubuhise umhingero. Ariko reka nekorerwa nzibabaza, reka mbaho izo mujya mumbwira. Hari uyigize kunsetsa arambwira ngo ushobora kuvuye nko kuvunjisha ibiceri ngo mu kadobo ngo bikaba biramenetse ngo bikameneka muri kaburimbo, ngo icyo gihe watinda muri kada. Ntago yemerewe gutindamo. Nuko ubiyora ubinaga hakurya y'umuhanda, ndetse tukanagufasha kubiyora vuba vuba. Hanyuma twarangiza tugakora iki? Ugahita ubikuraho. Ngende kukubwira ni iki kizagutinza katikati ndani ya barabarani. Ni iki? Impamvu ya mbere, ashobora kuba ari umurwayi ufite uburwayi bwo mu mutwe. Ndakeka niko basigaye bavuga, murambabarira ntago mbizi neza ariko ngiye kubisubiramo mbyige, ariko ndakeka ari uko bavuga. Bya bimwe byo kuvanga ababana n'ubumuga bwo mu mutwe bwavuyeho, ibyo bintu byavuyeho, ndetse ndanamagana abantu babivuga. Ahubwo ubwo ni abafite uburwayi bwo mu mutwe. Ndakeka uwo nguwo we ashobora kwicaramo hari agafata n'intosha akazirunda, agahagarara akaba yamara mu isaha akiyongeza indi. Iyo si impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri, ndabaha nk'eshatu duhita dukomeza kino kibazo cye kuducika, ndabona ndi kugisunika cyane. Impamvu ya kabiri, ashobora kuba ari umurwayi w'igicuri, ishobora kumufata yari kwambuka umuhanda agahita aryamamo. Uwo nguwo ashobora gutindamo nawe. Kandi muzika abarwayi b'igicuri benshi cyane badafatwa. Abenshi barabatinya nyine ngo yaguhumekereje ngo ukuraho. Ubwo ni umuntu wumvishe cyamvuze ndakivuze. Hanyuma rero nta makosa. Izo ni impamvu zanyu. None impamvu ya rurangiza, ushobora kubitegekwa n'umukozi w'ifite. Yashobotse ko uyu mukozi w'ifite nawe yaba ari rurangiza. Kuki umukozi w'ifite ashaka gutegeka guhagarara mu muhanda? Uwo nawe yaba afite ikibazo cyihariye. Ariko nyine impamvu z'umukozi w'ifite nuko ingingo ya 5 tubwira ngo abagendera mu nzira nyabagendwa tugomba guhita tumvira ibyo dutegetswe n'umukozi w'ifite ububasha. Ashobora kubwira umunyamaguru hagarara mu muhanda, uhamara isaha ukahagarara ku buryo utabuja ngo ugende, niyo watera amahane mukaba mwabipfa, sibyo? Ubwo ni ikintu nshaka kubabwira. Icya 20 kiravuga ngo ubuso bumurika bw'amatara bukozwe n'uruziga rw'umurambararo w'isantimetero 18 kugeza kuri 21. Ibi ngibi ni amaferuje, biriya bitara by'amaferuje nyine mujye mubona ku muhanda. Biriya bitara by'amaferuje biriya bigomba kuba bikoze mu ishusho y'uruziga, kuko murumva ko hari kuzamo ibintu bya imirambararo. Kino kibazo si ubwa mbere kije, turimo turagana ku musozo wabyo. Nabagendeye ibyapa bibiri polisi ikunda kubaza cyane, yakundaga nk'inkimwe ariko bidaheruka kubazwa, kereka kimwe nicyo giheruka kubazwa, ahubwo hari ikidaheruka kubazwa kigiye kuza mu kanya. Icyo ngicyo nagira ngo mbabwire amatekinike yose bashobora kukibabazamo, no muzirwaneho munakibuka mu mutwe ko nakibahaye. Ubwo nagira ngo tuve kuri ibi by'ibimenyetso bimurika, nagira mbabwira ngo bira biferuje bagenda batuzanira bira by'amakare, simbyemera bira bya kare, ahubwo bagomba kubigira kare ariko indani bagashyiramo ikintu kimeze nk'ikizeru nyine. Ubwo rero urwo ruzeru rurimo indani rugomba kuba rufite nibura santimetero 18 kugeza kuri 21 z'umurambararo. Murakoze kuri ibyo bibazo. Byo byari ibizamini byakozwe ikarongi. Ubwo nizere yuko mugomba kubyiga musubiramo kugira ngo ibintu bibagendekere neza cyane. Ubwo nagira ngo mbabwire ngo mu kanya gato cyane ngiye kubategura indi exam yabaye handi, ariko murabizi ko ibizamini atari byo bidutunze gusa, ahubwo tugomba no guhita duterekamo n'andi masomo kugira ngo mubashe kuyasobanukirwa, ntimuzahore mu bizamini gusa. So iki ni icyapa rero, ariko iki cyapa mbere yuko kiza reka nsubire kuri ka kantu k'abanyamaguru kari ku kibazo cya 19. Ngo nta na rimwe abanyamaguru ushobora gutinda umuhanda cyangwa kuhahagarara ngo keretse ari impamvu nyakuri biteye. Impamvu nyakuri maze kubihera impamvu eshatu. Nubwo ushobora gukora research ukavumbura impamvu
zindi ziyongera kuri izi ngizi zatuma umunyamaguru atinda cyangwa agahagarara mu muhanda. Izo mpamvu ni nyinshi, ariko izi ngizi turebesha amaso ntabwo bishoboka. Izo ngizi eshatu mbahaye zo zirashoboka. Hanyuma ikindi nagira ngo mbabwireho, ndumva ari ibyo. Reka twigire kuri iki cyapa. Kino cyapa bashobora kukizana gishushanyije, bakabaza ngo iki cyapa kivuga iki? A, umuhanda ufunze. B, umuhanda unyerera. D, ifungana ry'umuhanda. D, ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Icyo gihe igisubizo kizaba cyabaye D, kivuga ngo ni ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Noneho hari bajya bakibaza bakavuga amazina yacyo, bakavuga ngo icyapa kivuga kugendera mu muhanda ubisikanirwamo kirangwa n'iki? A, izo nyine ubwo nicyo nawe uzahita ureba. Kirangwa n'ishusho ya mpande eshatu ifite ubuso bwera buzengurutswe n'ibara ritukura ku kirango cy'umukara. Cyo kimwe ari ambasaderi y'ibyapa biburira byose. Ambasaderi y'ibyapa biburira nyine ni iki? Iki nicyo cyapa gifite ishusho ye nyayo mu byapa biburira. Ibyapa biburira bajya babaza ngo birangwa n'iki? Birangwa n'ishusho ya mpande eshatu ndinganire ku buso bwera. Nababwiye ko ikiranga igazeti atari injajwa itakivuga, keretse iyo wakize. Nk'iki cyo ni ngombwa kuzagisubiza kuko ndakikwigishije, sibyo? Noneho warangiza nyine ugahita uvuga uti kirangwa na mpande eshatu y'ubuso bwera, umuzenguruko w'umutuku ku kirango cy'umukara. Icyo gihe uba wagikoze. Nujya gushakira mu nziga n'ingasire, ndagupopeye rwose, ndakubyiringiye nta kintu uzibonera. Menya ko ari icyo ngicyo. Ikindi kintu bashobora kukikubazaho ni iki? Bashobora kera nibwo batubwira ngo shushanya icyapa kivuga ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Nkagishushanya, ukagishushanya ukagitera n'amakureri utaba wakibonye, kandi ukagishushanya ku buryo kigira ubuso, none kigira umuzenguruko ugaragara. Kera iyo twashushanyaga, namwe mbibigishe, iyo twajyaga gushushanya ibyapa bigira umuzenguruko, twashushanyaga amashusho abiri icyarimwe. Niba ari ingasire, tugashushanya utuziga tubiri tukadutereka aho ngaho, sibyo? Hanyuma hagati y'aka kaziga n'akandi tukagenda dushyiramo ingwa nyine cyangwa se ibike, tukagenda dukubaho, nyuma tukaza guteraho agafureshi tukavuga ngo iki cyapa kivuga iki? Umuso bwacyo ni umuzenguruko wawo ni uyu, ikirango cyacyo ni iki. Ni uko nguko kera twabikoraga, ariko ubwo mwebwe ntabwo bizaza. Mwebwe icyo bakunda kubabaza ngo icyapa kivuga ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo kirangwa n'iki? Menya uko gisa ngicyo kitari cyagucika, cyangwa usubize inyuma cyitegereze neza. Tujye kuri iki ngiki rero. Icyo kivuyeho ntabwo baheruka kukibaza, ariko baragikunda cyane. Ariko iki kije, iki baragikunda, ariko nacyo cyoroshye kubi. Iki cyapa cyitwa ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Nibyo ra? Oya. Iki cyapa cyitwa umuhanda batambukamo mbere. Ikivuga kugendera mu muhanda ubisikanirwamo ni kiriya turangije. Iki cyitwa umuhanda batambukamo mbere. Bishatse kuvuga ko iyo ugifite uba ufite priorite. Hari kigenzi cyacyo nashatse kubizana, nsanga iminota yaducitse, ntabwo nibugishyire iki nicyo cya nyuma. Cya priorite cya mpande eshatu gihagazemo uruntu rumeze nk'umusaraba, ariko turiya dushami tubiri tuhagaze kuri kiriya kintu kinini two tukaba ari dutoya. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko kiriya mujya mubona cya mpande eshatu musanzwe mwita priorite kirakora, n'iki kigakora. Ndetse ndashimira n'abanyeshuri musigaye mukunda kumbaza, mukampamagara cyangwa kuri WhatsApp mukanyandikira akavuga ati mwarimu ntandukanyiriza ibi ngibi. Ndabashimiye rwose, nicyo mwarimu amaze wabinyandikira, wabimbaza ukavuga ati difference iri hehe, mpita nyikubwira aho naba ndi hose. Kereke wenda ndi nko mu rusengero nagiye gusenga, nibwo akenshi ntashobora guhita ngusubiza, ariko iyo ndi libre niyo naba ndi hehe nshobora no gufata record nkakoherereza, kuko hari nk'uwabimbajije mu minsi ishize anyoherereza iki ngiki cyo kimwe n'icyo ngicyo kindi, mpitamo ubusobanuro buteye gutya. Icyo ngicyo cya mpande eshatu nyine nababwiye kirimo akantu kameze nk'umusaraba, kivuga ko ari uburenganzira bwo gutambuka mbere muri iryo sangano. Nta busobanuro gifite mu igazeti ugiyemo, ariko iyo ugiye mu ndimi zo hanze ukajya kubicukumbura mu yandi mategeko yo mu bindi bihugu usanga ariko kivuga. None iki ngiki cyo rero kikavuga umuhanda batambukamo mbere. Bitandukaniye, iki gishobora gukoreshwa kuri iryo sangano rya cya kindi, ariko cya kindi gishobora kuza gukoraho iki cyakora, kuko iki gishobora gukora ku ruhererekane rw'amasangano menshi. Birashoboka ko umuhanda urimo wakwinjiramo imihanda 35, icyo gihe ufite iki cyapa ufite priority yo guhita ukomeza ukigendera, mu gihe cya kindi kiguha priority mu isangano. Birumvikana ko ari rimwe. Turabashimiye rero cyane abo dukomeje kubana mu masomo yacu yatsindira provisoire vuba. Iyi ni channel yanyu kandi yacu, mbibutsa yuko mugomba gukanda subscribe,
kugira ngo turusheho kumenya umubare w'abanyeshuri dufite, tumenye nimba ibi bintu tuzabikomeza cyangwa se twabireka mukadusanga mu mashuri yacu koko. Ubwo twagira ngo turebe koko abantu ba Munyakazi baba bari mu kazi batabasha kwigobotora ngo basimbuke baze ku mashuri tubigishe. Ibi niyo mpamvu twabikoreye aba bantu bameze gutyo. Murabona ko hari igihe dushyiraho utuntu tw'iminota 20, igihe dushyiraho iby'isaha ntitujya turenza isaha, kuko tuzi neza yuko pose yanyu abagira pose ndende n'amasaha 2, ariko abenshi ku kigero cya 70% mugira pose y'isaha 1. Niyo mpamvu twakabakoreye aka kantu. Kandi ikindi mugataha munaniwe mugeze nko mu ngo mwijoro, tuba tugira ngo nibura mbere yuko uryama ufate nk'iminota 20 ukinewe na computer yawe cyangwa ukoresha telefone yawe ubone kwiryamira hari ikintu kigiye mu mutwe. Ubwo rero mukande subscribe tubone umubare wanyu kuzamuka. Ntabwo bishimishije cyane ariko nta nicyo binatwaye, ariko mukande subscribe tubashe kubibona. Ubwo rero ikindi nagira ngo mbabwire ko watwandikira igitekerezo kuri 0786322021 cyangwa se email yitwa tsindiraprovisoire@gmail.com. hanyuma nta wundi mwari kumwe wagusobanura guha ubusobanuro bw'ubuhanga bwigiye imbere yari mwarimu NG. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha. Bye bye.